Nubundi n'umugore nashakaga niwe ufite ikibazo. Samuwe kugira ngo nzajye navugirangiye umusigiti yawe insigaraniwe udutuma amasura tunzikike. Tendo umuganga mwareka ninje nje kureba umudamu ikibazo afite ureke kukarira hano. Use wamuvura weho wamuginga we. Meze neza cyane boss. Urakaskaranye na neza. Kameze neza cyane fresh. Cyangwa n'ubundi nawe uri muri baba bakozi n'ubundi bicara ku ntebe bakagona ubwo bategereje ngo umushahara. Nge boss ntabwo nzi ko nkora neza cyane boss. Nge nkora neza boss. Baranzi hose nkora. Uyifatisha ku mashati rero ntabwo byanyereka gukora neza. Ahubwo ndashaka kugisha inama. Umugore wanjye agira gutya abaratwise. Ubwo natwise ubatwariye imigozi y'ibijumba. Ubu nanjye byancaga umuntu muzima aratwariye imigozi y'ibijumba akayekenya. Boshye agahenesha cyangwa boss usanga arakagurube kamuteye. Ko nta muntu ugitwarira inda y'imigozi y'ibijumba kwe. Umva ntukagire ngo nuko nakuzanye hano nkazamu kugira ngo ninde ngo njye nambaraga mfite ubu ntahita gukunda. Boss babara ntabwo nahenzi ko nibyo bikenewe. Garuka hano se vuba nyine. None se vuba rero. Nari muhamagaye hano mu giti kibano cyangwa se n'utungane. Kugishaga inama n'ubundi nari nayobye kugisha inama urakaje ngwe icara hano. Arega nubwo nari nzi ko yaratwite. Ikintu mubwira hano rero. Nge ngiye gushaka iyo migozi. Sanga urwarize neza nta muntu nyeneye ko yinjira hano. Attention nta muntu nyeneye ko yinjira hano. Urashaka kwinjira ku ngufu ndamunyuna umutwe. Nibyo nari nkukoze nawe ibyo ukora abandi abashatse kugira iki kwinjira mu nzu yawe bwose akazi keza. cya boss gisigaye gifuha ubu kandi nakigira mu nzu nkabamena habiri n'umugore. Icyo utabona ni iki? Wo muri Miss ko mukazi. Tudakari icyo utabona ni iki? Uje hano kwenda iki ko boss yambujije umuntu wese uragera hano. Tuza mwibarize mwana. Umbaze iki? Nta deni murimo. Mono harimo. Harimo mabuje. Harimo nyakubuye. Boss yagiye gushaka ngo imigozi yo guha umugore. Nubundi n'umugore nashakaga niwe ufite ikibazo. Ikibazo yagutumijeho ararwaye yamamagaye kuri telefone ararwaye ameze nabi cyane. Nimba arwaye wese uri nkanduje. Sanje ndi umuganga dore ibikoresho nabizanye. Abaganga bahehesha. Udufaranga baguhema niko dutumukara. Ndi umuganga mwareka ninje umudamu ikibazo afite ureke kukarira hano. Use wamuvura weho wamuginga we. Uri umuganga se bucya. Genda ari genda. Koze zo rukapa gwawe. Wari kuruzana shaka. Kandi ibi njye namukubita inkoni yo kugatafari. Akasiga ngo umugore bimeze bite? Umeze neza. Mwe. Wari wakoze kabisa. Nagari cyane kandi umugabo mwiza. Shayi cyane. Nabonda kanje ntabwo ngakunda neza ngo kaba kagiye kuzana imigozi.
watuma njya mukinanira wapi Gosha wanzaniye imigozi nk'itanu gusa imigozi ni ntanguru ufite nta heno ufite nta bakamo ufite urashaka iyo gutera niyo kushazana ibyo ngibyo nta mikino mfite mwana uvuga buriya abatarabona mwana abatarabona niyi cyawo uri kadogo isubirira mu kazi nabi mwese kwijyanye tamene abantu basaze kwisha n'uri iriya migozi agiye kuyishira reka mwihorere kandi nikomereza akazi bambwiye ngo yagiye kuzana imigozi ngo warwaye wa mupango wakiyemo kabisa no mupango gusa nabirenze kose ubundi wowe warwara warwara iki kwa mugana fise ubundi narwara iki ubundi nirwazaga kabisa umwana sheri reka ndagukunda nawe kariya abari ukubesha ni nawe abeshye ngo azanye ibishinge ariko nibiranga none se uzanye umugozi yaciye agaciro nka kare yataye agaciro nka kare kereka aho uyirire ko waje umuganga se cyo ngaho mbwira uwo muganga umeze gute umuganga rero yaje mbona afite amahane menshi yanyereka ibyangombwa ndamureka binjira kuko rwambye ko umugore awarwaye rero nanjye mpita nimajinamo ko afite ikibazo kimukomereye wari wagiye gushakira imigozi yo kumuhereza nanjye umuganga ndamureka wamureta rinje namuretse nyine mwese warambye ko umugore wawe afite ikibazo kandi nabonaga ari umuganga kandi ni umugabo w'umugabo nyine gashirira amenyo nkakaye muganga uramwishe samu we kugira ngo itange ntabwo birangiye umusigiye inzu yawe wisigarane we ututuma amasura tunzigije mwabaye ariko nuko itazi wowe